ya nta gutinda rero mureke twikomereze n'igice cya kane cya filime yacu. Mwibuke twasize uyu mukobwa ngo ni Lily amaze kubona yuko Lewis ndetse na Joyce batabana mu cyumba kimwe. Barakoreka fili ya mbere yahise aza kubwira iyo nkuru. Umukecuru avuga ati wari ubizi rwose yuko Joyce ndetse na Lewis batabana mu cyumba kimwe. Ati yewe atenda hangayitse yuko uriya mukobwa yaba atuma Lewis rwose abaho yifuza kandi yarazanye umugore. Ati abaye ari njye ndi umugore we ntago nakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati ntago natuma Lewis yibana mu cyumba cye wenyine. Barakwereka muri ako kanya rwose umukecuru yabitekerejeho ndetse n'uyu mugore uri ahangaha uvukana na papa Lewis arangije avuga ati rwose mama ibi bintu ntabwo bikwiye. Ati gute niba yarashakanye n'uriya mukobwa barara mu cyumba kimwe. Ati wasanga se ahubwo barabanye by'agahe gatoya mu buryo bwo kutwikiza kandi koko niko bimeze. Umukecuru arangije avuga ati mwivuga gutyo. Ati umwuzukuru wanjye ndamuzi. Ati ntabwo yakabaye akora ikintu nk'icyo ngicyo. Ati ni umuntu urinda ijambo rye. Ati kandi ni umuntu ukora ibintu biri seriye igihe cyose. Umukecuru avuga ati rwose rero sinzi neza impamvu yaba yatumye ibyo bintu bibaho yuko barara mu byumba bitandukanye. Barakoreka fili ya mbere rwose umusore yari aciyeho ndetse ajyanye n'umukobwa. Muri ako kanya umukecuru arabahamagaye. Umusore arangije avuga ati nyogoko ntibiki kumamagaye. Arangije ababaza ati se mwaba mwaraye mu cyumba kimwe? Wibuke aba bombi bari batashye rwose ndetse baziye kuri moto aribwo bahitaga batandukana umwe akajya mu cyumba cye. Umukecuru arangije avuga ati wa mukobwa we waba urara mu cyumba gitandukanye n'icyo uyu muhungu wanjye? Ndagira ngo munsubize mureke kundiba, mureke guceceka rwose ngo mundebere, munsubize icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Umusore arangije avuga ati cyane rwose twaraye mu byumba bitandukanye. Lily ati se wumva nyogoko? Ati rwose ko nabikubwiye niko bimeze. Ati gute umugore ajya kwiraza ndetse agatuma umugabo arara wenyine? Umukobwa kuko yabonye bigaragara yuko bari buze kubavumbura yuko batabana nk'umugore n'umugabo ari ibyo rwose bemerekanyije ngo bibanire gutyo. Umukobwa yaravuze ati cyane rwose twaraye mu byumba bitandukanye ariko twagombaga kubikora. Ati cyane yuko rwose yari arwaye Lewis ntabwo nagombaga kuba najya mu cyumba cye kuko nari kumwanduza. Umukobwa arangije avuga ati ariko ndabona rwose ibintu mwabiremereje cyane. Umugore uri ahangaha rwose anti wa Lewis aravuga ati wagakobwa we ntitukakuvuge. Ati rwose wigire gutyo. Umusore arangije avuga ati ariko se anti kuva ryari ubundi ubwira umugore wanjye gutya? Ati rwose umugore wanjye ugomba kumwubaha nk'umugore wanjye, ntabwo ugomba kumufata uko wiboneye. Arangije avuga ati mama urabona ubwo ari kubwira ni nyogokuru wa Lewis. Ati urabona yuko Lewis asigaye atananyubaha nkaho nari anti we. Umukecuru arangije avuga ati none rero ndashaka kumenya impamvu yatuma murara mu byumba bitandukanye. Umusore ati ariko mama ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Ati rwose ku mugoroba twaje numva ndwaye. Ati ndetse indwara narindwaye nashoboraga kuba nayanduza umugore wanjye. Ati rero biba ngombwa yuko tujya mu byumba bitandukanye kandi ndumva aho ngaho nta kintu kidasanzwe kirimo. Rero arangije aravuga ati ariko se ni mugore nyabaki uta umugabo we mu cyumba arwaye ubwo se anapfiriye mura? Ati uwo ndumva njye nta mugore umurimo ariko ubwo ni uburyo bwo guserereza uyu mukobwa ngo ni Joyce kugira ngo rwose anumvishe umukecuru yuko uyu mukobwa atari umuntu uzi gufata inshingano. Umukecuru byaramubabaje gusa wibuke uyu mukobwa ahirutse kumushimisha ajya kumuhuza n'abandi bakecuru. Umukecuru hano yahise amubwira ati Joyce ati wevayo tujyane. Umukobwa hano rwose ahita agenda ubona yuko nta n'ubwoba bwinshi afite gusa umusore asigara hano yibaza atari ko se kubera ikinyogokuru yaba avuze ngo ajyane na Joyce. Barakwereka hano anti wa Lewis yasigaye abwira uyu Lily ati rwose ndabizi neza yuko uriya mukecuru atajya akunda ibintu by'imikino ni mama wanjye ndamwiziye. Ati kari agakobwa kuri iyi nshuro ntabwo ari buze kukababarira ngo kagume mu muryango wacu. Barakwereka fili ya mbere amuzanye mu modoka ye. Arangije avuga ati rero wa mukobwa we ati rwose kuba umukazana mu muryango wacu ni ibintu bigoye cyane. Ati ndetse ni ibintu buri wese atapfa kwakira cyangwa se ngo amenyere. Ati rero nugerageza rwose kuba wakina nanjye cyangwa se ukagerageza kuba wambeshya ati ndakeka bitazakugwa amahoro. Ati niba koko uri umugore w'umuhungu wanjye cyangwa se w'umwuzukuru wanjye ati rwose ugombe witware nkawe. Ati ndetse unangaragarize yuko ibyo bintu bikwiriye cyangwa se unabishoboye. Umukobwa hano nawe yarazi ko umukecuru agiye kumwirukana. Arangije avuga ati rwose nyogokuru ibyo ngibyo nzabikora ntugire ikibazo. Umukobwa ariko anatekereza ati se burya nzanye ahangaha ntabwo yaraje kunyirukana ngo mve mu muryango wabo. Umukecuru arangije amubwira ati rero kuva ibyo ngibyo byumva ati nta bintu byinshi byo kukubwira. Ati ibindi tuzagenda tubirebaho nyuma. Umukobwa arangije avuga ati none se nyogoko tugiye he ko wambwiye ngo tuzane hano mu modoka?
umukecuru arangije amubwira ati rero uyu munsi ndashaka kujya guhura n'inshuti zanjye za kera, ati rwose tugiye kuba twajya gusoroma imboga, ati rero ndashaka yuko untwara tukajyana. Umukecuru hano yabonye yuko umukobwa afite ubwenge, umukobwa rwose watekereje kuba yamuhuza n'abakecuru bari mu rungano be, banahura bakishima. Murabizi abakecuru nk'abo baba bakunda guhura n'ikibazo cyo kubura abantu b'urungano baganira. Kumbe barakwereka za nshuti ze uyu mukobwa yamuhuje nazo, ziri hano rwose nazo zaje gusoroma imboga, zatangiye kuza rwose zimubwira ati rwose twe twahangayitse tuvuga ati ubungubu wadutengushye ntabwo uri buzi, ati ahubwo nubwo uje ku izuba nta ngofero ufite, ati kandi hano hantu hakaba izuba ryinshi, ati rwose hano twaguteguriye nawe ingofero yawe, ati vuye tujye gusoroma imboga, ati reka tuba tugomba gukunda ibiryo byacu bya kera, ati ndetse bya kinyarwanda. Barakwereka abakecuru hano rwose baje kuba basoroma imboga. Kumbe muri ako kanya uko bari aho barakwereka hari umugabo waje hano arangije avuga ati rwose nyogokuru, ati ndakwinginze mfasha kuri iyi baga yanjye, ati ndumva mu nda byakumiranye, njye kureba ukuntu nifasha hariya hirya. Bari mu mirima hano bagiye gusarura, umukobwa arangije avuga ati wa mugabo we buretse iyo baga yawe ndagira ngo uyitware ntuyikure aho ngaho. Abakecuru barumirwa baravuga ati wa mukobwa we ko gufasha umuntu ari ibintu bisanzwe, gute tutamusigaranira ibaga, urabona yuko atanameze neza, ati cyane rwose wa mukobwa we gute waba uri muntu nyabaki udakunda gufasha abantu. Umukecuru hano uwabereye umukazana aramubwira ati rero Joyce wa mwana we, ati rwose umuryango wacu ni umuryango wubashye cyane, ati ndetse unarisigasira icyubahiro cyawo, ati rero ntugakora ikintu na kimwe kigerageza gusebya umuryango wacu niba ushaka kuba umukazana wacu. Ikigabo kiri hano gusa bigaragara yuko nacyo kiguteka umutwe. Umukobwa arangije avuga ati wa mugabo ibyo uri gukora ndabizi, ndetse babyita kugurisha ibintu byamenetse, ati rero niba udashaka guteza amahane hano fata iyi baga yawe ikure hano ugende. Umugabo uri hano arangije avuga ati wa gakobwa se we ibyo uri kuvuga ni ibiki bihuriye he nanjye? Umukobwa arangije avuga ati ndabizi yuko muri iyi baga yawe harimo ibintu byamenetse, ndetse uragira ngo dutega agatego ubisigaha mu kanya uze wishyuza uvuga yuko twakumeneye ibintu. Ikigabo kiri aha ngaha cyatangije kurebaguzwa hirya no hino, bigaragara yuko uyu mukobwa azi ibyo kiri gukora. Umukecuru arangije amubaza ati ariko Joyce mwana wanjye ni ibiki urimo? Ndetse n'abakecuru bari aho bari kwibaza ati uriya mukobwa ni ibiki arimo. Umukobwa aravuga ati ibintu uyu mugabo ari gukora, ati rwose babyita gucuruza ibintu byamenetse, ati afata ibintu biri aho ngaho bidafite agaciro byamenetse akabizana mu varisi nka gutya akabigusigira akikoza hirya yagaruka agahita afungura akavuga ati umeneye ibintu kandi birahenze cyane, ubundi ukamwishyura amafaranga menshi cyane. Ati reka mfungure ibaga murebe niba mugira ngo ndababeshya. Kumbe koko umukobwa nawe cyane yuko ari umukobwa wo ku muhanda ari ibandi mu yandi, yari azi ibyo iki kigabo kiri gukora. Arangije avuga ati none se urabona nakubeshyeraga? Ati rwose ibyo wakoraga ndabizi. Ikigabo kiraha cyahise kigira umujinya rwose, uyu mukobwa kibuje kwibonera amafaranga, avuga ati wa gakobwa bigaragara yuko nawe uri mu bucuruzi bumwe nanjye, ati gute watinyuka gukina nanjye cyangwa se gute watinyuka gukina na bizinesi zanjye, waba uzi uri kumenyera uwo ari we? Agakobwa karangije karavuga ati ahubwo se wowe waba uzi umenyera uwo ari we? Uyu mukobwa turamuzi ni urwihebe nka mama we. Umukobwa rwose hano aba nihagazeho. Ikigabo cyaravuze ati wa gakobwa ngomba kukwigisha isomo, undi munsi ntuzakine n'abagabo nkanjye badakorwaho. Ikigabo kiri hano kigiye gukubita umukobwa aba ari we ukibanza, ndetse kigize ngo kimwegere kiyishyurire cyangwa cyihorere, umukobwa gisubizamo urushyi rwa kabiri. Kirangije kiravuga ati ubundi reka abasore banjye bakumfatire. Muri ako kanya wari uje aje gufata umukobwa yahise yikangatiye ati madamu Smith, ati rwose uyu ni Joyce Smith. Umukobwa arangije avuga ati ngaho se nyine bura, yabonye ko ikigabo kiri hano cyamumenye. Ikindi kirangije kiravuga ati vaye rwose twirukange kibwira wari gucuruza ibyamenetse, atuye ni umukobwa wa Joy, umukobwa wa Smith, ati rwose twirukanka ahubwo atadusanga aha ngaha. Umukecuru yari yikanze kubona abantu b'ibyebe cyangwa se amabandi yo ku muhanda, abona umukazana wagasanga aramuzi ndetse agahunga yuko uyu mukobwa ntabwo baramenya uwo ari we. Abari abatangiye kuvuga ati rwose wa mukecuru umukazana wawe ni umuhanga, ariko nanone bagira amatsiko babaza ati none se wa mukobwa we ubumenyi nka buriya wabukuye? Umukobwa arangije abeshya ati rwose buriya bumenyi ati nabukuye kuri YouTube. Ati umukecuru arangije amubwira ati wa mukobwa ko mbizi ko ubumenyi nka buriya butaba kuri YouTube, ati ibintu nka biri bigombe kuba hari ahandi wabimenye, ati se haba hari ikintu uri kumisha? Umukobwa arangije avuga ati nyogoko, ati urabona rwose, ati mba narasomye ibitabo byinshi, ati rimwe na rimwe hari igihe mba nazi ibintu ahantu nabikuye. Umukobwa ariko aramubeshya ndetse n'umukecuru abibona yuko bidasanzwe. Abandi bakecuru baravuga ati ati mbega ukunda ari byiza, ati wa mukecuru ufite umukazana wize, ati ndetse usobanukiwe ibintu byinshi, ati rwose ni ibintu byo kwishimira.
umukecuru yahise amubwira ati zana imodoka rero dutahe, ati rwose ndumva umutwe uri kundya kandi ndumva nameze neza, ati zana imodoka tugende. Umukobwa yahise yirukanka ajya kuzana imodoka ngo atahe. Gusa wibuke yuko ziriya nshuti uyu mukecuru yahuye nazo arizo uriya mukobwa yamuhuje nazo n'ubundi. Barakwereka twigarukiye hano mu rugo, Lily yari ari kumubaza ati none se nyogoko, ati rwose ko utagarukanye na Joyce Smith waba wamwirukanye atazagaruka muri uyu muryango? Ati wapi ntabwo namwirukanye. Barakwereka hano Lily yatangiye kuvuga ati nibura nubwo wenda Joyce Smith utamwirukanye, ati uriya mukobwa ashobora kubana na Lewis, ati ariko nanone nzategereza igihe azatandukanyira na Lewis, ati ninjye muntu uzaba uhari wo kwita kuri Lewis. Umukecuru arangije avuga ati se wa mukobwa we, ibyo bintu ntabwo birimo kugukomerera, ati ubundi kubera iki utakoresha ubundi buryo? Atari inzira nyinshi ushobora gukoresha niba ukunda Lewis ubundi ukamubona. Umukobwa arangije avuga ati ariko nyogokuru, ntabwo ndi kumva ibintu uri kuvuga, ese waba wararakaye kuba rwose ndi hano ndi gukomeza nivanga mu mubano wa Lewis n'uriya mukobwa ngo ni Joyce? Umukecuru aramubwira ati rero uriya mukobwa ngo ni Joyce ni umukobwa mwiza ndetse njye nanamukunze, ati ariko nkomeza kubona yuko hari ibintu byinshi rwose tutaramumenyaho, ubuzima bwe bukomeza kugenda bumvanga mu mutwe anyereka ibintu byinshi rwose bitunguranye pe. Ati niyo mpamvu rero ntabwo nakifuje ko umuntu nkuriya naza aho yakomotse, naza aho yaturutse, yakabaye rwose umukazana wo mu muryango wacu, kone nubwo agaragara nk'agakobwa gafite ubwenge, atariko ibyo byonyine ntabwo bimugira umukazana wo mu muryango wacu. Ati rero ni wowe ugomba kuba umukazana wo mu muryango wacu. Ati se ntabwo uzi uburyo wakoresha? Ati uburyo nakubwiraga, ati hari inzira nyinshi ushobora kuba wakoresha ukigarurira uriya muhungu ngo ni Lewis. Ati ikindi kandi wibuke ko Lewis ni umugabo nyamugabo rwose, ni umugabo ufata inshingano. Ati rero reba nk'ikintu wakora cyatuma afata inshingano. Ati urareba nka gutya we na Lewis mushobora kugira gutya mukagira nk'ibintu mukorana, ati ubundi bikaba ngombwa yuko Lewis afata inshingano. Umukobwa hano yumiwe ntago azi ibintu umukecuru ari kumubwira, gusa mu bigaragara nuko umukecuru ari kumubwira ngo ushobora kugenda ukaryamana na Lewis, ubundi Lewis yagutera inda, amaze kumenya ko yaguteye inda, ati rwose agomba gufata inshingano zo kukubera umugabo, akaba na papa w'umwana wawe. Umukobwa arangije avuga ati ariko njye ntabwo ndi mu mutima wa Lewis, ati mu mutima wa Lewis rwose hibereyemo Joyce wenyine. Ati none ibyo bintu nabikora gute nyogoko? Ati none se nakoresha n'izindi nzira zitemewe kugira ngo mbe nahura na Lewis? Umukecuru arangije avuga ati wa mukobwa naguhaye rugari, ibyo wakora byose ati upfa kugumana na Lewis gusa njye nicyo nshaka. Umukobwa arangije avuga ati noneho reka ngerageze uburyo bwanjye. Arakurika ibyacu ntibyatinze, umukobwa bari bamutumye kwa muganga ngo ajye kuzanira uyu mukecuru imiti. Umukecuru yumvaga atameze neza mu mutwe. Arakurika firi ya mbere umukobwa yarahageze, arangije amuha imiti, gusa mu kanya amaze kubwira Lily ngo ashake uburyo ubwo aribwo bwose akoresha yigarurire Lewis. Lily nawe ati se nkoreshe uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose ko mbizi ko atankunda? Arakurika umukobwa muri ako kanya yari agiye kugenda ngo ajye kureba Lewis. Umukecuru ahita yirwaza avuga ati rwose umutwe uracyandya, ati byaba byiza ugumye hano ukankorera ka massage. Umukobwa ati rwose ibyo ngibyo nta kidasanzwe, ati reka nze mufashe. Umukobwa akomeza amukorera ka massage, gusa bigaragara yuko umukecuru ari kumutinza. Muri ako kanya umukobwa yumvishe ijwi rya Lewis rimuhamagara, arangije avuga ati nyogoko, ndumva rwose Lewis amamagaye, ati reka njye kureba ngo ni iki anshakira. Umukecuru arikanga. Umukecuru arangije avuga ati abarinzi, ati mwese muze hano. Umukobwa yahise yikanga kubona agiye kureba Lewis umugabo we, umukecuru akamuhamagarira abarinzi ngo bamutangire. Kumbe barakwereka impamvu ibyo byose umukecuru ari kubikora, bigaragara nuko hari ikintu bapangiye Lewis. Ndetse hano rwose Lily yahise aza kumureba avuga ati Lewis narinje hano rwose nkuzaniye amata ngo ubanze umwe. Umukobwa Lewis arangije amubwira ati shyira aho ngaho ndibuze kuyafata mu nyuma. Umukobwa ati ariko nyogokuru yambwiye ngo ngomba kuva aha ngaha nkubonye uyamara, ati nutayanywa ngo uyamare sindi buze kuva. Ati yambwiye ko ngomba kugucunga nkamenya neza ko wayanyweye, ati akazi kaba kakubanye kenshi. Kumbe ukayanywa umukobwa akamucunga ku jisho, bigaragara yuko hari akantu kadasanzwe bamushyiriye mwari amata. Umusore nawe akimara kunywa amata bari bamuzaniye yatangiye kuba yazengerera, abaza ati Lily ni ibiki waba unshyiriyemo muri aya mata? Ati cyangwa se ni ibiki waba wamaye ko numva nazi ukuntu umeze? Barakurika umukobwa hano akimara kumuha amata yatangiye kumwegera, atangira kumufungurira ishati nyagasani. Umusore amubaza ati se wa mukobwa uri mu biki ku muntu ugenda upfungurira ishati? Wibuke umukecuru yamubwiye ati ukoresha inzira izo ariyo zose. Umukobwa aramubwira ati ariko se Lewis ntabwo umumbona,
bigaragara yuko uyu mukobwa yaroze Lewis kugira ngo baze kuryamana, ubundi Lewis amutera inda ndetse bitume ari we bigumanira. Umukobwa hano yaraje amufata Lewis agiye gufungura urugi ngo asohoke, asanga umukobwa urugi yarufunze nta buryo bwo gusohoka. Umusore yahise amujugunya ku ruhande avuga ati wagakobwa yendekura, ati ngende umugabo kandi mfite umugore. Lewis hano yaje arwana n'urugi, kumva urugi umukobwa yarufunze ariko n'uburozi bugenda bumwuzura umubiri wose. Umukobwa nawe azakomeza amufungura rwose amapesi y'ishati ndetse ariko anamusomagura. Bigaragara noneho umusore hano ko nta n'imbaraga agisigaranye zo kumwishikuza, ari nako umukobwa riri hano nawe bamuteze abarinzi bo muri uru rugo, ati wagakobwa rwose ndi kugira ngo numerire yishima ndetse n'umuhungu wanjye Lewis mu cyumba hejuru, ati rero sinshaka yuko ujya kubabangamira. Umukobwa hano byahise bimurenga, mu bigaragara nuko uyu mukobwa nawe amaze kwikundira uriya musore, nubwo rwose bataravuga ku bintu nk'ibyo ariko arumva yuko ari we bakagumanye. Umukobwa arangije avuga ati ariko kubera iki ibintu nk'ibyo wabikora, ati ubundi se nindamuka nanjye nze kukumvira nkajya guhura nawe. Umukecuru arangije avuga ati se urabona ubwo bubasha uba ufite bwo kwanga akunyumvira, ati icyiza ahubwo nuko waza hano ugasangira nanjye agakawa, ati ubundi tugategereza bagasoza ibyo barimo. Umukobwa arangije avuga ati nyogoko, ati wihangane rero ariko ntabwo ndibuze kukumvira, ntabwo rwose natuma imipangu yawe na Lily icamo. Umukecuru arangije avuga ati mwabarinzi mwe mugahagarika ku gakobwa ni kava, icyo atazi nuko uyu mukobwa ari ibandi, abagabo nk'aba amenyereye kuba yarwana nabo. Umukobwa hano yatangiye gukubita abagabo bashyira hasi abaniga. Umukecuru arumirwa avuga ati mana yanjye bishoboka bite, ati gute umukobwa nk'uriya umwe yakubita abagabo bangana kuriya. Mu kanya gato rwose umukobwa yari abashyize hasi, barakwereka anti wa Lewis nawe yashyitse hano arumirwa avuga ati none se nyogoko twatewe hano haba havuye amabandi menshi, ati nibiki bibaye hano. Umukecuru arangije abwira abarinzi yari yazanye hano ati yewe, ati muhaguruka aho ngaho vuba mwigendere, ati ndabona mwese ntacyo mumaze. Umukecuru arangije avuga ati birabyo byonyine ushoboye, ati se hari ikintu waba ushaka kuvuga ngo kuri icyo kintu bagushize mu kanwa, atumva ari ikintu ushaka kumbwira, ati cyane rwose. Umukobwa azunguza umutwe niriri hano bamuziritse, arangije aravuga ati wagakobwa uragasaze wowe, ati unyiciye imipangu nari napanze yuko rwose ngomba kwishimisha n'umugabo wanjye, ati we nta kintu ushoboye usibye kwangiza ubuzima bwanjye. Hano Joyce yumvise aka gakobwa kari kuvuga ubusa ahita agasubiza igitambaro mu kanwa. Arangije avuga ati rero ibi ngibi rwose umbabarire kuba bitaguhiriye, ntabwo ari nanjye wakuziritse. Barakureka muri ako kanya uko Lewis nayo bakamujugunye mu mazi, bigaragara yuko ibintu bari bamuhaye byahise bimushyiramo. Ubanza atibuka yuko yari agiye no gufatirana uyu mukobwa ngo ni Joyce. Arangije avuga ati ubu ngubu musigaho ngaho, ati rwose inzu niyubakishije ubu ngubu basoje kuyikoramo amasuku, ati tugombe twimuke ejo twigire mu nzu yacu. Barakwereka hano twigarukiye kuri Lily yatangiye gusaba imbabazi avuga ati nyogokuru rwose umbabarire yuko ibyo napanze bitaciyemo. Anti wari wisana arangije avuga ati kumbe mwapanze rwose kuba mwakora ibyo ngibyo, kari agakobwa karabihagarika. Ubundi ntabwo nsobanukirwa uriya mukobwa uwo ari we, uriya mukobwa ntabwo ari ibandi, umuntu ukubita abagabo barenga 10. Barakwereka hano umukobwa bakomeje bamuvugaho. Hano Lily nawe yibutse uburyo umukobwa yihumurije mu ikawa mu mata akumva yuko harimo uburozi. Arangije avuga ati biriya ni ibintu bidasanzwe yuko umuntu usanzwe yihumuriza mu kintu akamenya yuko harimo uburozi. Ati rwose uko wajya ngo uriya mukobwa ni umusirikare cyangwa se yabaye mu byihebe, ati undi uriya mukobwa ni gatiki. Umukecuru nawe koko yibutse uburyo amabanda abona umukobwa amuzi amazina ndetse akanamwunamira amusaba imbabazi. Umukecuru avuga ati ibi bintu bigombe kuba bidasanzwe, ati rwose mukuri perereza ndashaka kumenya ngo uriya mukobwa ni nyabaki, ese uriya mukobwa ni gatiki ku buryo amabanda amubona akamwunamira, uriya mukobwa ni gatiki ku buryo akora ibyo bintu byose abasha no gukubita abagabo bangana kuriya. Ati rwose uriya mukobwa agombe kuba ari ikindi kimugenza mu muryango wacu. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, Lily yahise afata amafaranga aza gushukisha ba bagabo babiri bahuye n'umukobwa bakamutinya, abaha amafaranga babaza ati se murambwira ibyo nshaka, ati cyane rwose. Gusa kibereka ifoto ya Joyce bahita bavuga ati oya amakuru y'uwo ntayo tuzi, ati nayo turi buguhereze. Muri ako kanya amafaranga yari yabahaye menshi cyane yahise yakuba kabiri, avuga ati se koko ntago muri buze kumbwira uyu mukobwa uwo ari we, sinzi niba amafaranga nk'ariya wayirengagiza. Gusa baranga nabo bakomeza kuvuga ati yewe atari gasuko tudashaka amafaranga, atahubwo umuntu uri kutubaza ni umuntu utavugwaho, ntago twakubwira uwo ari we. Umukobwa arangije amafaranga yari yabahaye yose ahita yongera yakuba inshuro 3, noneho arangije ababwira ati ibi ni ibihumbi 100 by'idolari. Amakuru nk'ayo ngayo makeya mugiye kuma nkabaye amafaranga ni make, ati ikindi kandi nimutana yamarega ndabafungisha kuko muri amabandi.
bumvishe ko ari byo baravuga ati rero tugiye kuguha amakuru make atariko ibyo bintu ntubituzanemo. Ati uriya mukobwa bamwita Joyce Smith, ati ndetse n'umukobwa wa Laura Smith, ati rero mama we niwe ukwiye amabandi yose yo muri iki gihugu, ati rwose nta muntu n'umwe ujya umumenyera, buri bandi ryose riba rimuzi. Umukobwa arangije avuga ati ati sibyo koko niko bimeze, ati none se mama we ni gute namubona cyangwa ni gute nahura n'umuryango w'uriya mukobwa, ati ubundi wabatumayo. Amabandi araha yahise yikanga avuga ati nyagasani udutuma hehe, ati rwose amafaranga yawe yisobiranire niba ushaka kudutuma rwose kwa kiriya kihebe, ati uriya mugore ni umuntu mubi arakwica bikaba nkaho nta n'ikintu na kimwe yigeze gukora, ati ndetse kandi akora amabizinesi menshi muri iki gihugu atemewe. Umve ibintu mama w'uriya mukobwa ngo ni Joyce akora. Bamubwira ati rero n'uriya mukobwa ubwe, ati rwose niwe mwana wenyine agira, ati ikindi kandi akunda cyane, ati rero bamenye yuko twamumenyereye cyangwa twamutanzeho amakuru, ati byaba bibi. Ibigabo birahera arabibwira ati ndabyongera amafaranga, ati munjyaniriyo uru rwandiko. Ese ni rwandiko kiriri yohereje kwande kwa ba Joyce. Barakwereka Henry yari ari hano rwose ari kwitoza ibintu byo kurwana, ababonye urwandiko rugaragara yuko ari Joyce urwohereje Niriri warwanditse, ruvuga ati Henry rwose ndakwinginze nabara, ati rwose nafatiwe hano mu muryango wo kwa Lewis, ati merewe nabi ndagira ngo nabare. Usibuke yuko ibi byose ninde ubyanditse, Niriri ubyanditse kugira ngo umuryango wa Joyce nuza kumutabara uze guhita wigaragaza mu muryango wo kwa Lewis, babone yuko abantu bo kwa Joyce ari amabandi. Barakwereka mama wa Joyce nawe yise abyivangamo avuga ati Henry ndabizi yuko umaze iminsi uhura n'umwana wanjye, ati rero ayo makuru nanjye nkeneye kuyamenya, ndabizi yuko ari abantu bagutumyeho umwana wanjye. Umugore bamuhaye muri ako kanya urwandiko nawe warusomye ahita avuga ati rwose muhamagare andi mabandi yose aze tugende, ati tugomba kugera kuri uwo muryango nyagasani, umuryango rwose wo kwa Joyce. Wibuke yuko ari ibyihebe wahise uza kubyivangamo hano kwa ba Lewis bitewe n'urwandiko uyu mukobwa ngo Niriri yabandikiye, bigaragara yuko ari uyu Joyce wari uri gutabaza. Ese uyu muryango w'uyu mukobwa nuza gushyika hano kwa ba Lewis biri buze kugenda bite? Barakwereka muri ako kanya bari bagiye no kwimuka, barangije barabahagarika ati none mwe murajya hehe? Lewis arangije ababwira ati rero kubera ibintu mwamaye, ati rwose guhera uyu munsi ngiye kujya kuba mu nzu yanjye n'umugore wanjye, ati sinabizira. Umukecuru aha ngaha aravuga ati ariko papa wagiye kugira hano, ntabwo uri buze kugenda utavuganye na papa wawe, ati tegereza ubanze uganire na papa wawe. Mwibuke yuko n'umuryango wo k'uyu mukobwa ibyihebe byose bije hano ngo kureba umukobwa wabo ngo afite ikibazo. Ese biri buze kugenda bite? Mureke duhuriye mu gice cya 5, ndabakunda cyane.